so izi ni nyongera ndimo ariko mbere Imana ibindi bigaruka abantu barakurakaza nawe ukabaraka imbwa ni kumokera nawe uzamoke cyangwa umwana natori byakari gukubita nawe uraritoroka ari kubita umwana imyaka 3 wamukubitaga ibi binakoze aranyumva amakosa nagiye nkora mu rugendo rwanjye rwo mu gisirikare cya RDF imyaka igera kuri 30 na nago angana n'ibyiza nakoze you get hako nakoze udufutu wenda tumwe na tumwe tutashobora kuba twakora iki twajyana umuntu mu nkiko kandi muri Tanzania ari batatu ngo wao na ushirikiano wanaenda kuongea kuhusu mtoto aliyotoka mbali kuliko au wenyewe bo nakwiye ejo nakubwiye ikintu cyerekeye ku bantu bamvuga bafite impamvu zijya kuri 3 yego izo magambo mabi yo urukoza soni ku buryo jewe urabona amagambo meza n'amagambo mabi hano bitandukanye ndavuga ijambo ry'Imana nkavuga ijambo rihumuriza abantu nkavuga ijambo ryo kubabarirana nkavuga ijambo ryo gukunda president n'igihugu cy'u Rwanda noneho bo bakavayo baropoka amagambo yo gutukana abaki ibihembo bye biramutegereje ibyanjye mparanira ni ijuru nubwo nshakamo hano muri cyano ako kurya ako ni nyongera Matayo 3:33 havuga ngo iki mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabibona nka bonus nk'inyongera zafatanya no muntu wese by the way n'akantu kabayeho kuko izo ndirimbo zababangamiye mu buzima izo ndirimbo ndashaka ngishireho umurongo kirangire sitarudia tena nago nzongera kogera aya maco yo gushaka mpemukenda muki yagarikiye aho ngaho ubu ndi mu Ezekiel ngese ko nakwihaniye kutabizi nabwiye Imana mbabarira kubwa amakosa ya mwene data murumuna wanje Ezekiel yakoze ntaranabikubwira bakora byibuka ko naje kubiganyira ngo kubya minister na minister abarenze general muri iki gihe cye muri appointment na general garasha n'abatari bigarasha ibigarasha mu bipemera rega nawe ushobora kuba nzashiduka unkozeho rwose ngize gute ushobora kuba kuzashiduka unkozeho pe ngukozeho guteze abantu ugenda umuza nabo akosha utekereza ngo u Rwanda nago rureba ko Sageti nishimiye kuguhereza ikaze mukozi w'Imana isumba byose Imana igumugisha munyamakuru mikoro use nkuyishyira hasi uko nguko rwose okay Imana igumugisha nanjye ndakwakiriye waramutse ute wirute bimeze bite ndamutse neza ariko bamereye nabi wewe wenyine nago nakwihagararaho je bamereye neza ariko yemerewe neza ari miyaga ari ibintu narakubwiye ntari ibintu utagomba gwagaciro nuvuga ko bakomereye nabi nyine bakomereye nabi nuvuga ngo biraguhatinga mu mutima sasa kigusa rohoni mwako iyo ni tatizo kubwa nuko abihagaciro byo bona bigenda tazi n'ibyo ari byo uko tubona isazi ziguruka nta umenye ngabo n'ingore ariko hari abapasiteri bagera nko muri 2 bavuga bati Ezekiel na Major Sergeant Robert nagozi kubivuga je vuga Major Robert byonyine bya Sergeant byihorere Major Robert ako konye Major Robert birahagije nawe wenda kukurikirana ngo wakaseho ka Sergeant Major Robert kabagahagije Major Robert bavuga ati niba Ezekiel atari ikigarasha kucyo atabaza Major Robert kumbaza ikize ntago mbizi ibyo nkubaza bose bakuyambukiye bakaza bakakubaza ubundi sasa urabone isi kuniteye twese kuri iyi isi dufite abantu bakunda kumva ko umuntu yavuga iyo batashaka kuvuga agashaka ngo dufite ibibi sibyo dufite amakosa jewe mfite ibyanjye nago ndi perfect no mu gisirikare nago nari perfect 100% nago vuga ngo nari nta makemwa nari miseke igoroye negative mfite amanyanga nakoraga habyo nakoraga kinyemera sheria you get ibyo baka nkasoringa nk'umusirikare senior NCO ariko nanjye ubwanjye nagiraga bo nkasoringa
cyangwa uwanshize muri counseling nanjye ari igihe yahura n'ikibazo ugasanga ari igihe umuhagaze imbere mu Rwanda ntabwo bikwiriye imyitwarire y'umusirikare wa RDF. Bivuze ko mu gisirikare ni nk'amaboko abiri kuri mugenzi wawe comrade, ni amaboko abiri arakarabanya, kuboko karabya ukw'indyo, indyo yarangiza nigakarabya ukw'imoso. Nta muntu uri perfect, niyo mpamvu wumva hari general ugasanga umushinjacyaha ari corporal sergeant cyangwa second lieutenant ariwe mu kumushinja icyaha bati wowe general runaka wakoze icyaha iki n'iki ingingo iyi nihanwe n'ibi ntabwo byitwariye ya gisirikare ya RDF biranditswe ngo ntibyemere bihanishwe ingingo y'igisi y'agakwego b'ikistore zabo bakabikubita aho ngaho kandi ari imbere yande ya geno. So myandi magambo abantu bakunda ko tuvuga umbaze umvuga kari murore, you get ubu ngize ikintu navuga ibyo bifuza. Hari abamo bashaka ko mvuga ku makosa yanjye, tubwire ibyaha bya nasonye comments nyinshi cyane. Sasa Tom Close yize kuri indirimbo ngo nta wivuga amabi kandi ameza ahari. Yego. So buri gihe twese duha tuvuga ibyiza byacu. Si yose ninde wari wahagarare ukiri muri tuvuge mu Rwanda hose ninde wahaguruka akavuga umuyobozi ukomeye amakosa ye nuko badakora amakosa se? Hari igihe bakosa ko ntitubimenye cyangwa abantu akayakora n'imbere y'abantu, ariko nta washobora kuyavuga. Aho tuvuga ibyiza bakoze nikosa ryawe hari yarakosheje nawe ukahamba muri roho nawe akabibona ko yakoze ikosa, ariko mu byiza tuvuga ibyiza bikaba ari ibiganza ibibi. Njyewe magaze imbere nkavuga ni Robert, okay mfite ibyo nakoze by the way, nawe muri RDF nkora igisirikare nk'abasirikare nk'abandi. Abagandi bita ukunyigirizwa kubaho ikibazo cyo kuba utabonye izo packages cyangwa facilitations bigatuma ufata imyanzuro imwe n'imwe yo kuba misunderstanding and then ukikora mu gisirikare desertinga cyangwa ukabona hari ikibazo kigomba kuba and then you go. Ibyo nago navuga ngo nakoze ibintu biri perfect, right? Nakoze ibintu byiza biruta ibibi nakoze. Aranyumva amakosa nagiye nkora mu rugendo rwanjye rwo mu gisirikare cya RDF imyaka igera kuri 30 nago angana n'ibyiza nakoze. You get? Hako nakoze udufutu wenda tumwe na tumwe tutashobora kuba twakora iki twajyana umuntu mu nkiko kandi muri RDF RDF ya nago bayizi nabayivuga barayitiranya. One mistake baragu isibanganya byose byiza wakoze babanza bakakurwaza RDF nago wabura discipline ngo pushing imyaka 2-3 mu gisirikare. Niyo waba ufite umuti ukora iki wo guhuza mbese isi yose ikaze hurure ikaza visit Rwanda ikaza gusura Rwanda ikazana amadeveze n'iki byose n'ibyateza imbere Rwanda, ariko uri discipline igisirikare cy'u Rwanda nago wagihagararamo umwaka. Yego. Niyo mpamvu ubona abo bose bagenda bavuga kenshi ubona ba ku YouTube bariya nago ari abanzi banjye ni inzara kandi bo urebye babaye dismisso. Harabategaga harabarwaye zona mu gahanga bafite n'ibikovu za sida kandi bavuga sida ko Robert haribo bafite sida igaragara. Ako those ones nago banyaga ukuri kw'Imana nago mentioning amazina yabo. Ako those guys n'abana bakiye maboko yanjye recruit kwanza nabigishwe n'amakuru tunigishije yewe instructors ikiciro cya kabiri nigishije abuzukuru banjye nibo baba trainings. Nano bubigize bagira chance yo kugira ngo babone mbigisha. Habanyitira ngo narabigisha nabo nigeze nigishaho. Ntago nigeze nigisha masike twigishije benshi nago babaye discipline nka kuriya. So bamwe babaye dismisso bibitira ko babaye retired, umuntu ba retired ufite imyaka 25 gute. Ari akantu gasa ibintu basa nkaho bitwaza bashingiraho bakwita ikigarasha. Hano turi mu kiganiro ariko ntuze kumva ko ndi kuvuga nabi. Aya
icyo bashingira ngo ku ndirimbo ngo wakoreye ngo Padiri ngo Nahimana ngo hari n'indi ngo wakoreye ngo Ingabire Victoire, ariko bajya bumva message zanjye muri iyo ndirimbo bafite ubutumwa bumvamo. Bumva message mba natanze, ni kibazo cyabo. Hari abantu bareba bugufi cyangwa abantu kuno bakunda ibintu biva hanze n'igipapuro kivuye mu ndege bahita bumva ko ari umuntu ugiye kubakiza. You get akanwa kanje ndi kuri kamera hano ni nako kanwa kaba behind camera. Behind ibyo nakavuze nshaka gupromoting umuntu runaka byakabaye byiza mbikorera kuri kamera hano. Ukora ni jewe, uvuga ni jewe. Ubushize nakubwiye ikintu kimwe, nakubwira nti we Ezekiel uramutse unzaniye nk'amadolari angana gutye ibihumbi bingahe, ukambwe uti mvuga ati jewe Ezekiel nijyo kwiriye kuzana ubukire buri munyarwanda wese akamera neza, nijyo kwiriye gutanga umusanzu ukomeye ku banyarwanda, iyo ndirimbo umva ntayikora? Wayikora, nanjye nayikora. Ariko haje mu ijambo ryatakinga His Excellence Paul Kagame. My friend, I'm not ready. Hajemo ijambo ryatakinga senior officer viongozi wangu, mimi siko tayari kubikora. Nzarya gake ndiyame kare. Sinango Rwanda ni wambaga mu maraso. Nkunda Rwanda nkubaha n'abayobozi banje baranabizi. Ibi byo kumva abanuka gutukana na muntu wabiremeye ngo abikore. Be n'abana beza. Nabo nagwa ari bikanga babikoze. Nyuma bakwikanga babona abanyarwanda kuko abanyarwanda bareba kure baranzi. Je ubundi nakubwiye ngo meze nka biri hanze. Buri muntu wese yabonaga habari za Robert ndi open nabaye open imbere y'abaturage y'abanyarwanda bose. Walikuwa naangalia mwenendo wangu uko natambukaga uko nagendaga uko narimbayeho barabizi. Uranyumva neza? Nabayeho kuva kuri private kugera kuri general bankunda bakanabingaragariza. Ostosh abantu bakeya babaga bafite inyungu zabo. Naraba mentionings kandi sinzasubira inyuma kongera kuvuga kino kiganiro mbajije. Nago ndi kigarasha ari bigarasha birantinya ari nababandi birwa bakora ama YouTube cyane kubona umuntu ateranyije ikintu inkuta eshatu za YouTube ziri kuri Robert nabanyabwoba ariko RDF yo ibe bari ikaba ati a matter of time abo ngabo yabahakanya babizi ko barimo gushakisha amaramuko nanubwo bazi gaho nabazi no gusobana politiki y'akarere nibazi biteranyije n'abatize bave Tanzania ari batatu ngo wao na ushirikiano wanaenda kuongea kuhusu mtoto aliyotoka mbali kuliko au wenyewe bo nakwiye ejo nakubwiye ikintu cyerekeye ku bantu bamvuga bafite impamvu zijya kuri eshatu. Yego izo mpamvu hari umuntu kuvuga afite sababu nk'eshatu. Sababu ya mbere ni sababu yuko ya umwana usanga umwana wahoze ari afite ababyeyi be bivanze mu bikorwa bya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 bakaza gukubitana n'urufaya igihe twahagarikaga urugamba arafana kutana na risasi bagapfa. Uwo mutima aracyawufite iyabona umusirikare w'inkotanyi umwe avuye hariya nkuko nagiye nadizatinze igisirikare we icyakora buri hari umuntu okuvuga ukabona ko avuga afite n'umujinya azati professeur iyi nyenzerekanye kubitira hano kizima nuko muri Kigali batekereza ko mbakora akazi kandi nanjye ni muri public nimo ndihorera ibyo bakoze bakumva yafata Robert akamukanda akavuga kumbe arimo amusha kukiringiyo kandi barakureba kavuga Robert kamvuga ibya hehe bya Kantarange mu nkwaro mogi sindageze itabi ku munwa wanjye kuva navuka. Robert no umusinze, Robert yasambanyije umwana we ku gahato, yasambanaga mu kajagari utegezeho Robert ugiye no sambanya igihugu cyose. Jewe ariko ndi igihangange tu. Jewe abakobwa bose Robert wabyaye Riza. Nabyaye na Riza. Ikibazo rero ngenda nshaka kumenya Riza wamubyaye kurinde. Sinzi na nyina. Ahubwo n'umwana cyo tuzi n'umwana wa Fande Hengeza yari captain wo muri General Headquarters yabaye retired mu 2010
na 18 na 7 na 5 aho kuva aho gataho niho hengeza yagendeye umukobwa n'umwana we gusa ibyo nubwo nashaka kugira ngo mvuge ku bantu bamvuga hari relationship yigeze iba hagati yawe na Liza se byibura ishobora kugaragaza uyu n'umugore afite n'abana nka babiri ngira ngo arakuze n'umwana wibereye mu za social media nabonye agenda na Kasuku ngira ngo sinzi ibyo agiye kuvuga bise I don't know by the way abo bantu nagira ngo sinshaka kumentioninga abantu ntabwo n'ubundi turi kuba mentioning ariko turi ku ntacyo nisobanura ku bantu batafite icyo bambwiye already kano kaganiro nkoze nkavugamo nako kazina ko mutipe harashya bagiye kongera babone views ariko kimbabaza waretse ikintu kinshimisha se those guys bavuga amagambo mabi y'urukoza soni ku buryo jewe urabona amagambo meza n'amagambo mabi hano bitandukanye ndavuga ijambo ry'Imana nkavuga ijambo rihumuriza abantu nkavuga ijambo ryo kubabarirana nkavuga ijambo ryo gukunda president n'igihugu cy'u Rwanda noneho bo bakavayo baropoka amagambo yo gutukana batuka ku bitsina by'ababyeyi batazi batera umwaka bapfuye karara arogotana views yajya kubona agasanga abonye views 500 ngewe wavuze aya magambo mvuze yonyine ugasanga views ziri mu 100 na so iyo bigatuma bashaka kugira ubukana they need cyitwa counseling and bari misunderstanding ya mu byo bakora bari Majoro Robert bavuga ko wafashe umwana wawe ku ngufu ariko nta munsi ndabona video igaragaza uwo mwana sindamubona wenda hari igitangazamakuru bamucishijeho wenda agushinja ibyo bintu bihagaze bute ibyo bintu byo byagenze gute ko iyo video ntarayibona wandangiye ahantu nzayikura irahari iyo sebanya yarabaye ariko yabaye ku bantu bamwe bita bigera no kuri public cyangwa ari cyaha bakurega kidasaza bera arona ari gihe umuntu agira umujinya ku buryo yashobora no gutera inyundo akayikisha isaza umuntu ashobora gukuraho icyaha kidasaza naho wagira buri munsi akaba ataguha amazi ariko ibyo bigera igihe kuko iyo twamenye Imana twe duhanagurwa n'amaraso ya Yesu Kristo ariko iyo naza kujya mu Mana n'ibyo byose bashizeho n'ibyaha bambeshyeye n'ibindi bagenda banyungaho sections mba naratorongeye naho Uganda simba nyahagaze mba nariyongeyeho kubera kumva nta muntu ashaka kumva uvuga ururimi numvikana nawe ariko Imana yansize ubwiza niyo mbona abanyarwanda bose basubscribinga bakurikirana ibiganiro byanjye sibo ni Imana yabampaye bakankunda bakanjya inyuma nawe reba cyano nagrama ukwezi itangiye igiye kugera mu 60 so abantu n'abantu ariko abantu si babi inzoka ibarimo satani barimo bakoresha niba inkabiri abana nago banyanga nuko kuma n'abafana banje batani those my fans n'abafana kubera ko bikanga yamaze kuvuga iyo uvuze ijambo rimwe ku muntu ubundi biguha ububasha kuba utagaruka inyuma waruzi ko umuntu ashobora kuba umufana ariko kwagufana ko yagahinduka n'igikoresho cy'abantu bafite inyungu runaka kuri wowe jewe ntekereza ko mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu numwe yakwishyura ubwo bunyamakuru butyo ngo n'abantu batize ngo bagende bavuge Robert bamutuke bamusebye bavuga iki ntago bishoboka just nibakirihahira kandi nakubwiye ntago ari abana babi burya baranankunda nuko batabivuga baranankunda cyane gusa nisi inzara yamaze abantu kubera ko iyo umuntu ari mu ruzi yamba kugira ngo agere hirya baya bazatukana banyina nabase bazasebya n'ibindi bintu bazatanga content zarashize bavuga ngo nta kindi niyo mpamvu ubona bavanga politiki y'akarere bakayivuga ko itari ariko no gutinyuka Robert utagutuka ukarwana n'utakurwanya so bisobanuye iki izo ni baraka zangu ndashaka kubaza ikintu kimwe egiye narimo mbumba amatafari mfite ibyo byondo ngira iki mpangayika ko nabinyamakuru byashagaraye ngo bivuge Robert yabaye bakavuga byinshi none barabona Robert ntangiye gutemba itoto ndambara imyenda myiza ngahindura ejo ndi bazabona mpinduranya amamodoka ubu noneho barimo barabikumira ngo iyo bitaba
bafata public abanyarwanda bose banyange barabanyangisha ariko abanyarwanda bafite IQ ikintu cyitwa umunyarwanda cy'umutinya mbere yuko urangiza kuvuga nanjye hano kuri kamera barashungura bakagosora akavuga ngo yavuze ariko ntabwo rivuye mu mutima we iryatubwira rivuye ku munwa hano arayerurutsa baragenda bagereranya sibyo noneho mwibaza umuntu iyo arimo kuvuga imbere y'abanyarwanda ni intiti umunyarwanda bamubwiza ukuri ntukamubeshye kuko ujya gutangira kuwasama yakurangije ukajya ukasama bavuga ngo aho murarengereye so njyewe ntabwo ni umwuga cyangwa uyu ni umwuga ni nawubayemo batarawubamo nawugiyemo navuganira n'igihugu noneho mu bundi buryo njyewe Robert Kabera buri guverinoma kuva 1994 guverinoma yose yabayeho abayobozi bandebaga bari nabasangaga mu buriri bwabo no mu mazu yabo bakandeba ruvuga ngo TV zabo abana babo barebaga Robert igihe kirageze iko dukora numwete Rwanda rw'amamare kumera zisi zose ifuru kinyezi zose zimenye Rwanda amahanga yose yigana izo ndirimbo bazumvaga ari abana ubu ngubu bamwe n'abayobozi bakuru ndi mu Rwanda abasirikare benshi n'abandi banyandikira message hano n'abasirikare jamwe ngo Roba ngo niwe watumye nkunda igisirikare akongeze ku rwego rwa captain undi ati ngeze ku rwego rwa major undi atari ko cyo bako message yose imwe nimwe bambwira yonyene nguka byaraho abo bantu barimo gusunikira aba banyamakuru ba hano mu Rwanda nundi uba hanze barimo baragusunikira kugira ngo urusheho kugira ubukana uvuge nabi wanga igihugu bo ntibakuzi n'abasivili bamwe babonye dismisso zari indiscipline zirwa sikibe arizo sikibe abata ubuzima bwo kuva yarandi gisirikare yirwa gasunika imiti kwa muganga yijyana Kanombe gutyo ku kazi ari naho yaje kurwarira zona yo mu gahanga no vuba noneho barangiza bakatangira ku attacking aho kugira ngo wenda bavuge ngo akura Robert ni comrade that comrade tugomba kumugaruza neza basi nk'abantu bafite ubwenge twe kumutorena abo bashakisha cyatuma ngira umujinya ariko bagiye kugira umujinya mitamenye kibatera aho kucya gitera wiki kibimutera ntabwo ari bo hari kiri behind ntabwo ari umuntu ntabwo ari general ntabwo ari umufasha abo bavuga ati mu muduhoreze mu kubitira hanga muvone gute ntabwo bakoresha bari no bango ikibari inyuma ni satani n'izindi imbaraga zo mwijima sibyo gusa icyo nzi cyo ni kimwe njyewe nsaba imbabazi zanjye ku Mana izo kurakaramo ahita mbasabira nabi imbabazi nkabwira Imana abo bantu baba babarire ibyo bakora sibyo ariko ufite impuhwe kurusha jewe bababarire bagire nezo batunganye bazaje bajya imbere ya kamera afite ihumure ufite ijambo ryiza bavuga imbere ya kamera imbere y'abantu noneho ubagirira neza ibiganiro byabo byibura bazagere views basi zingana nk'iz'abantu barebye indirimbo yanjye yitwa nitwebwe imbaraga ziterambere ifite views miliyoni zigiye kuba 2 harabaraho gacya ngo zibe miliyoni 2 basi bagera kimwe cya kabiri cyazo no muntu yagira views zigera kuri ibihumbi 200 500 yaba yakoze umurimo numara kubimwereka yavuze neza azakomeza iyo mvugo bave mu gutuka buri muntu wese bamwambarira ubabonye wese utababwiye n'icyawe udafite n'icyababwira njyewe nzi kuvuga ndamutse mvuze nkuko bavuga naba mvuye mu gakiza kandi naba nangije imitima yabo ahubwo narushaho kubirukanira kure so abo bana nimwongere kubambaza nimwongere kubavugaho icyo mvuga ndabwiye n'abafana banje nabonye bamwe batangiye kubasubiza mu YouTube cyano mu mbabarire abantu nimwongere kubatuka mubareke barahita bahahara imitima batangiye nabo biyange cyangwa wihanganire uwitwa Buryohe ni mushuti wanjye ufite YouTube channel yitwa Buryohe TV umunyamakuru wa mama urwa Gasabo Mutesi Scovia afite uburyo yamwatatse bitewe n'uburyo akoramo content ze aje gusobanura uburyo yamwatatse abanyamakuru bamukubazaho none se ubu niba Buryohe ashobora kuza akavuga ati Major Robert yari indiscipline twarakoranye twabanye hanaha numwe mu bantu nabo tuzi ko bakoze igisirikare cya RDF
none niba bamukubajijeho nkabona yakuvuzeho ngiye nanirwa kumukubazaho uwitwa Buryohe TV waba hari icyo muzi abo rero uyu munsi turimo dukorana ibiganiro tugakora ibintu byose umunsi nzicara muri iyi ntebe ukambaza ku banyamakuru b'abanyarwanda n'abandi baba hanze bagenda basama bamvugaho nzahaguruka muri iyi ntebe ngende microphone nyikubita hasi nigendere na mwanya ya denaka n'akantu gato gutya mfite gukongera kuvuga gusubiza ku bantu ariko baraguhamagara nawe ukitaba barantungura na nomero zabo mbafite iyo mpamagaye amamagara ndimo nigendera ndi nko muri za arcade yo ndimo kwikora utuntu twanje nkikanga nditabe telefone nkumva mbwiye ubusa nkamusubiza bigendanye n'ubwo busabwa arimo kuvuga then nkamukupa nkamubwira please nagaruko nteye nuvuga kandi akonye nakajwi imvuze kakaba intandaro yo kubona views no kongera ibitutse ku murongo we byavuga byinshi ariko nago meze nkabo cyane shaka ubanze kimenye njewe nago meze nk'abariya bose ubona shaka kuntanga urugero ngo numvishe uvuga ngo use ngo umupastor mugenzi wawe we ko yirwa tukana yandarika abantu ama voice note yerekana ibitsina ubone ku giti cye ibihembo bye biramutegereje ibyanjye maranira ni ijuru nubwo nshakamo hano muri cyano ako kurya ako n'inyongera Matayo 3:33 havuga ngo iki mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabibona nka bonus nk'inyongera so izi ni inyongera ndimo ariko mbere Imana ibindi bigaruka abantu barakurakaza nawe ukabaraka imbwa ni kumokera nawe uzamoke cyangwa umwana natori yakari gukubita nawe uraritoroka ari kubita umwana imyaka 3 wamukubita agashyi wanamugisha tamukubise nta gashyi nuvuga ngo abantu b'Imana mubareke bajya bose n'abantu b'Imana kandi Imana irabakunda nibajya bakaryama ariko abantu nabo bikomeza kukumenyera ngo bagufatikanye nanone kumenyera nije wakwimenyereza ndamutse mbasubije uraceceka bakabyimbana nabo none public yo ikagenda bagwireka abavuga mu kinyafura bavuga ngo murarengere Robert turamuzi tuzi imyitwarire Robert ko bavuga ntarankura umugi Robert yanyweye ku nzoga good ako Robert nago ibyaha mu muhimbira ari byo bakabasubiza ko narinze kugira ngo nkore iki jewe nivugire right so nuvuga ngo Imana iratuvuganira Imana iraturwana ibyo nakubwiraga ejo bundi nkubwira ni wowe nago warwana ishyaka ry'Imana ngo uribashe Imana ifite ukuntu itanga ibitambo byayo none turimo kwimikwa nk'abashumba baguha ubutware bubiri ubutware bwo guhesha umugisha no gutanga umuvumo no kuvuma umuntu ariko noneho icyo kizi imbere nicyo kigomba kubaho ubu mpagarare ngiye kuvuma ubwoko bw'Imana bwose bwirwa bunuka ku babyeyi banje bapfuye Mana bababari nago byo bakora babizi bababari nabarimo kwica Yesu n'ijambo yavuze ryonyine nimuhesha n'imbaraga zo kuzuka none je wavuye umuntu kuzimu kagiba umuntu nkagirwa ubuntu n'Imana yarambabariye by the way uyu munsi natekereje ko ngomba kubabarira abanyarwanda bose amini gusaba imbabazi ku banyarwanda bose abo banyarwanda bari friends banje noneho birangira mu by'ukuri nago navuga ni nakoze ikintu cyitwa imbere yawe kandi benshi bakunze kumbwira gutyo bangu Robert wagomba basi kuno ukunda abanyarwanda wakabaye warihanganye ukaguma ukadupfira ko tukubona tukamenya ngo baragufashe baragufunze cyangwa barakwisha n'abantu wanjye sasa iyo umuntu avuze gutyo nago gomba gusubiza oti yaravuze yo mumbabarije kamote mubaye nagomba gukora ubushake bwanyu ariko nago byanjemo nakoze icyo nayibwe n'umwuka wera mu cyaho nyereka amayira ndigendera so mfashe uyu mwanya rero muri rusange abanyarwanda basitajwe no kuva kwanya guhunga igihugu kwanje no kudizatinga ingabo za RDF mbasabye imbabazi mu mbabarire kandi mbikuye ku mutima again mu mbabarire impamvu yabinteye narayisashi ndayibereka ikindi cya kabiri mbabwira nago nzabatenguha nago nzifatanya nibigarasha sindi kigarasha nago nzafatanya no muntu wese by the way n'akantu kabayeho kuko izo ndirimbo zababangamiye mu buzima izo ndirimbo ndashaka ngishireho umurongo kirangire sitarudia tena nago nzongera kogera aya maco yo gushaka mpemukenda muke yagarikiye aho ngaho ubu ndi mu murongo wo gukora ibingibi murimo gukora subscribe niyo bigiye kumesha akazi no gukora ibigomba gukorwa
ku buryo bibaye ngombwa abafanizi n'abakunda Ingabire Victoire ubu tuvugana arafunze azira ibyaha bigendanye no kugambanira igihugu. Ndibaza ibyo warabyumvise. Uyu munsi turi kuvugana abafanizi be, abana be n'abandi bongeye kugusaba bakanakwishyura ya mafaranga 5,000 cyangwa se 10,000 by'idolari. Bavuga ati ongera uduhimbire amafaranga nawe urimo uravuga menshi ushaka amafaranga aragerageza umwana w'umuntu. Nkavuga ngo iki mbwira ko naririmbe iyo content naririmbe. Nyine bakakubwira ati turashaka none kuduhimbira indi ndirimbo ariko ivuga ubuzima imfungwa zibayemo abayemo by'umwihariko mama ariko bari wutindaho. Jewe ngaya amafaranga nago wayakorera. Mva nkubwiye brother. Ndimo ndashaka kamera hano. Nakwiye ngo nizarya gake ndiyame kare. Igihugu cyanjye mbe nta makemwa no muri public mbe nta makemwa. Koko jewe abakunzi banje na abanyarwanda bose nta muntu numwe ubu unyanga. Aba nabandi bari mu gihugu arare bari no hanze. Reba nkwereke ari diaspora ari opposition ari abanyarwanda bibereye mu Rwanda ari abari mu kazi hano mu Bugande ari ingabo z'u Rwanda ari polisi ari abacungagereza ari imitekano yose yo mu Rwanda. Abo bose ni inshuti za Robert. Ni nabo benshi bakoze subscribe. Urumva? Buriya nuko dukunda kugira kwibeshya kwinshi. Mu buzima bwanjye sinigeze ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye. Narizo munsi nateye umugongo u Rwanda nunamye nsoma ubutaka bwa Uganda. Ndeba u Rwanda ndeba na Uganda. Ndarira nibwo nafashe igeno ukuboko turakomeza. Muhorakeye. Icyandizaga nuko imbaraga zanjye zose zangiye hariya ninjiye mu bukwerere none nho ntangiye guhunga igihugu cyanjye. Yarandishije. N'ubu style mbitekereje. Nekereza ko umutima wanjye uzamwe ikintu cyo guhungabana no mu mutwe nkumva. Sinkunze kubivuga kenshi. Nkora ibishoboka kugira ngo sinibuke ako nekereza u Rwanda nibuka Nyenendo. Nyenendo ni nk'imigende aho twatambuka gutwara turimo n'abajyama turimo n'abasirikare tujya mu bitaramo cyangwa turi muri rehearsals cyangwa deploying abasirikare mu kazi ibintu nk'ibyo. Nkatekereza abantu banzi n'abantu bankunze ndi kure yabo pe. Nsa nkaho bamwe batafite cyo bazi cyane bagize ibikomere byinshi kurushaho Meja kubwanjye kandi ndabasaba imbabazi nyisaba n'abandi bose muri rusange n'abanyarwanda muri rusange. Robert Mupya mambo mapya bisobanuye ngo Robert mushyashya mu bikorwa bishyashya mu buzima bushyashya. Sasa babandi batavuga ngo aha yemeye icyaha yarabikoze. Nta kibazo n'ibyaha byabo bariya ibitutsi byabo Imana bababarire nanjye imbabarire na leta bababarire n'abafana banjye mubabarire. Abo bantu muzongeye kubasubiza mubareke kizima bari ku isi zabigisha cyangwa n'Imana bahereze grace ubuntu bubagenderere barekera kujya batukana cyangwa no kugera imvugo mbi imbere ya rubanda nkaho batigeze bagira ababyeyi. Ndashaka dukora akaka cyewe nawe twiyemeze ntiturabanze b'igihugu ni nako wivugiye nawe ubwawe. Nuvuze ngo iki? Njewe nawe twiyemeze kuko tutarabanze b'igihugu. Umfashe zinge mattress yawe matera zinge buri kimwe cyose dufate imodoka ku mugoroba twerekeze mu Rwatubyaye. Mu Rwanda se tujye kurukorera mu Rwanda. Nakubwiye ko mu Rwanda jewe nk'umusirikare njewe ndabizi neza inzi process zabo sindi umusazi. Ndamutse ngiye banyakira bakancumbikira amabuso igihe runaka byari kumpuza n'inkiko bakamuza n'inkiko igihe kikagera nkarangiza ibihano bya dizata bakandekura. Ako n'ibindi bambaza mfite n'ibindi bambaza. Indirimbo wazivugaho wakoze reka oya byonyine reka nkubwiza ukuri kandi ibindi nshaka kubivuga neza. Umuntu afite kwisobanura iyo ugeze ahantu uhunze urisobanura kandi nk'umuntu w'umusirikare iyo wakoze kwa dizata na kujya kupatana n'izo mambo zote ubu ufite ibintu wakoze biwavuze barabikubaza. So aho ngaho icyo cyo gino kirakora indirimbo nta n'icyo zibabwiye ako ikintu kibabwiye navuze iki
nkigera hanze ako niko kantu kaguma kazana none cyo ukora ubanza gutegereza hari ibyaha bisaza ugasanga abo babyeyi bawe wabaye nk'umwana w'ikiraro ugarutse mu rugo bakakwakira nk'uko Bibiliya bivuga ariko this time negotiation nagize negotiation njyango n'ubuyobozi ibyo twaganiriyeho ariko ibyo nago biri beyond you nago nabizana imbere ya kamera that is it sindi kigarasha nawe nago uri kigarasha akugira umujinya wowe gira umujinya bigatuma uhubuka ukabwira abayobozi nabi nuzongere mbwira ngo sorry mbwira sore wiseka oya winega umutego sore erega twese jya konsabye imbabazi ari birenze urabona iyo fashe iyo tugiye gusenga abanyabyaha dusaba imbabazi z'abanyabyaha iyo utangiye gusenga ubundi mu myiteguro myiza uri hano kihano ubusambanyi ntago waraye usambanye usanze jewe Uganda ifite abapastor ifite abakozi b'Imana umusanze arimo gusenga wavuga ngo yaraye asambanye ko aba ubu witandukanya na kamere ubu witandukanya aho bose gukuru banyuze sogokuri yarasambanye yaraterekereye bakoze ibi nibi wihana icyano n'icyo umuntu waguteye umujinya ukama data ndihana kumuvandimwe cyangwa mwene data Ezekiel ngiye se ko nakwihaniye kutabizi nabwiye Imana mbabarira kubwa amakosa ya mwene data murumuna wanje Ezekiel yakoze ntaranabikubwira akora byibuka ko naje kubiganywa ngo kubya minister na minister abarenze general muri iki gihe cye muri appointment na general saluting minister rero biratangaje kubona umuntu nkanje cyangwa nkundi ashobora kuza agatuka akabwira minister nabi ukamuha igitutsi ntabwo bibaho mu gisirikare ayo wambuye ko taruma tigiye ntabwo nari mbizi ibyo yako numvaga nsubiza ko ishyaka ry'Imana ariko nta kibazo noneho giye ku ruhande rwanjye gusaba imbazo ukavuga uti mbabarira abagandoke mugani ngo gunsinze ari wa bitono urumva nk'uko mvuze ni abanyarwanda bambabarire n'abakunzi banjye bambabarire ubu nakomerekeje wese mu mutima we ambabarire kugira ngo nikomereze urugendo rwanjye n'Imana imbone neza kuko igihambiriwe hasi mu ijuru ntago cyafunguka iyo abantu gifite imigozi guhamba niyo wapfukamo ukajya ku musozo ukajya kuri mountain prayer ukajya seguku ukarira ukagira iki Imana irakukarira bati ariko haracyari abakuboshye so icyo gutangira guca imigozi niyo mpamvu ujya karondo kavuti munde kure nikomereze urugendo rw'agakiza nzaje mu ijuru amahoro si byose abantu babwira abanyarwanda bakunda ikintu cyambabarira keretse hari abantu badashaka kubabarira kandi nani kintu umutwaye nk'ubu ndasaba imbabazi nk'ubu aje ngo se mu gihe mari saba imbabazi ziki hari abari bibitekerezo ariko jewe ozi uburyo bw'umwuka nzi icyo ndimo gukora kandi ndazisaba nzivanye ku mutima ubwo abanyarwanda ndi Robert utari ikigasha ndi Robert wanyu munipende munkunde munyegereze munganirize neza kuryo ushatse kuvuga ko uwitwa Apostle Mutabazi na Pastor Claude ari abantu bakore bakakuyegereza noneho bakahagarika kukwita ikigarasha bariya ni beza bariya nabana beza gusa bariya nabakozi kandi ikintu cyitwa abakozi b'Imana mujye mbagendera kure niyo wamubona gwirirana niyo abavuga amagambo mabi yarusha y'uvuze sijyo aboramo kuvuga ntuzatinyuke kumutunga urutoki yarasizwe amavuta akimikwa ari umukozi w'Imana naho yatukana naho yasambana naho yanywa inzoga naho yakwiba naho yanywa ibiyobyabwenge ntuzagerageze kumukira urubanza njewe umukozi w'Imana kabone niba ari wamwimitse ankuriye icyaha gikomeye sinatinyuka gute kandi Imana ari yamuhamagaye we afite ukuntu azakemura ibibazo bye n'Imana ye abo ni abakozi b'Imana ahubwo banakomeye bakora amakosa baziranye n'Imana yabo Imana yabahamagaye niyize ukuntu izabakansoringa no kuntu izabiyegereza niba koko ari amafuti barimo wenda nibwo buryo bwabo bashaka gukoreshwamo nuvuga ngo abantu b'Imana berekeye ibyo by'umwuka berekera umwuka ko yatanye akajya mu mubiri Imana niyo mugaruzi neza twese nago twari turishyashya nago twari tworoshye ariko Imana yaratworoheje Imana yaduhinduye abo tugomba kuba bo ubu nona nago twasazera mu byaha dutukana dukora ubusambanyi tunywa inzoga ibyo nago byongera kubaho na abantu barahindurwa n'Imana si yose abo ngabo nuzunye no gutekereza ngo umuntu ni mubi completely umuntu arahinduka kandi no hari nababi
leta ikaguma ibaretse kuriya ibibareba biba ari igihe cy'igihe runaka kabona hari icyaha cy'ikibazo kibabayeho ariko niba leta itarimo kubahana nta cyaha bafite nta cyaha none se kunuka binkozeho ujye ufite protection y'Imana ukunuka wanamvoma ntago wamvoma ngo biyongereho mfite icyo Imana yamvuzeho si byose none abo bo baramvuga nabi bakanuka jye nkabatura neza nkabasengera ku Mana n'ubu ndimo ndabwira Imana ngo ibazamurire ama views aturutse mu kuvuga neza aha ejo rero uba udukoreye agashya twese tutatekerezaga tugiye tubona uduhesheje andi mahirwe yo kutuzana Thomas Sankara umuzanye kuri channel ariko gutekereza ko biri muri bimwe mu bintu byongera riske n'ibyago kuri wowe byo gukomeza kwitwa ikigarasha kubera ko se Thomas Sankara ari ikigarasha se kubera ko wamuzanye mu kiganiro mana yanjye none se ako ubundi ibipimo mu bikuraho ibipimo ibigarasha n'abatari ibigarasha ibigarasha mu bipimira rega nawe ushobora kuba nzashiduka unkozeho rwose ngize gute ushobora kuba kuzashiduka unkozeho pe ngukozeho gute se abantu ugenda umuza nabo ako utekereza ngo u Rwanda ntago rureba kure abantu batazi u Rwanda n'igisigaye cya RDF muransetsa u Rwanda twese abari muri iki gihugu cya Uganda ndashaka kuba kino kimenye baza aho dutuye baza aho duhahira baza aho tunywera baza aho twicara nabo baza aho tugendera out hari n'igihe banako escortinga bakakugira ngo utaza guhungabana utanabizi ako wakamenya akonze ndagusubiriramo suko bayobewe aho duherereye yego suko baduhiga suko badushaka batuzi buri muntu niwe wakwimuka bamenya aho wimukiye hari n'igihe basanga n'imodoka yabo ari kwimuye none se Sankara hari umuntu agiye ko adatinya hari amazani imyaka 20 n'ingahe agiye kugeza 30 none ndashaka kubwira njewe inzu mbamo aho mba ibyo nkora byose babizi abantu banjye bavano bakajya mu Rwanda bakagaruka abana banjye bajya mu Rwanda bakagaruka umugore wanjye aragenda akagaruka none niba umugore wanjye yambuka akagitumba cyangwa gatuna akongera akagaruka aho ngo wono uvuga ngo nabandi ikigarasha cyahe Sankara ntago ari ikigarasha negative abantu nibo bahimba inkuru kugira ngo babone ibigarasha byinshi ahanjye ngo hari n'abantu banjye ngo badakunda guverinoma y'u Rwanda kuko bashaka ngo basunikira abantu benshi cyane mu bugarasha noneho ngira ngo leta komeze hangane n'ibyo bibazo byaduye ziri hanze ugafata ukasanga umuntu arakuretinga mu ndi muntu ufite umutima kwikundira RDF na RPF n'igihugu muri rusange n'abanyarwanda yarangiza akavuga ibintu birenze ubwenge bwe ati umuntu ateruka kuvuga bageze mujye mugerageza nishungure mukanye murebe ikibazo afite niba ngombwa munatsacisho byo bajya kumuvuza siko bimeze se Sankara ntago aradoye byo namaze kuvugana na umuntu nzajya nzana hanga nzaba namaze kumwigisha namushize ku murongo nimara kumva ko afite imigambi yo kuba yakwanga igihugu yanakirwanya that gentleman cyangwa lady ntabwo ateze kuzahura nanjye nano zatambuka hano kuri cyano yanjye I'm telling you ntabwo nzamwemera gutambuka kuri icya wari we wese naho yaba ari buzane views zingana gute ntabwo nzamuzana kandi sinzavuga amahoro you get ariko kereka niba ari uko wihannye ubu ngubu kuko wahimbye indirimbo uzihimbira buzi ko nawe ari abanzi b'igihugu kereka niba nkubeye sasa wowe principles zawe nduva zimeze nk'iza Satani buriya Satani ahora ashinja umuntu imbere y'Imana ko yakoze ikosi nakomba ininzi ibyaha byanjye byose mbikira hano maze gusaba imbabazi sasa urasubiza inyuma what's wrong with you urashaka iki byo navuze iyo ndirimbo bazana yumve bumve nibirimo ningo nakuhimbira ningo naguhimbira birthday party ako birthday party yawivuze ati hakazamo gutukana Robert akanwa kanye nawe gatukana warayisohoye se ubundi biri seriye ababivuze bazagusharinga link iba kuri YouTube since aho iri jya muri channel yanjye rebe ko haba harimo indirimbo nimwe eri negative ku guverinoma y'u Rwanda ndasubiramo indirimbo itari gospel nizagisha ako channel yanjye iri indirimbo za Majeshi Makari hari indirimbo za RDF gusa
hari indirimbo zivuga u Rwanda rwiza, hari indirimbo zivuga igihugu cyacu no kuvuga aho niba ndi kiganisha ku kintu holdings indirimbo zanjye cyangwa nkazidiritinga. Nukubera iki abantu ntago batekereza. Ariko abantu bamwe ntibatekereza, si bose. Abatekereza ibintu babiha agaciro bitewe nuko babigenza. Iyo utagenza ikintu ugaragara gutyo. Ariko ndashaka ngo tugarukane hano nitujya nabikubwiye, nitugaruka hano ntabwo tuzagaruka tuje guhangana n'abantu kuvuga ibibazo nk'ibi y'abasivili. Ibi ari abantu babishinzwe, ari abantu babigene. Nanone ukabona umuntu n'umujinya na body language kuniteye arabikora nkaho arimo kwihorera. Arimo aravuga Robert apana mu rukundo rw'igihugu, ahubwo arimo arihorera. Arihorera cyamubayeho jesheri washinda nguvu ikanunua inchi ikakuwa inchi igisirikare wenda cyamurushije ubutwari kigatsinda se na sekuru na base wabo, we akagira reaction yabona amahirwe kuba yarafunguye YouTube afiteho subscribers ibihumbi bingahe bibiri cyangwa ki ibihumbi 200, akavuga ati rero mbonye inkotanyi ngiye guhonda kugira ngo umporeremo na ziriya zikuru zimutekereza ko yadizatinze zamuyoboraga nazo zarazumva, agafata ifoto ya gisirikare umwambaro wa RDF akawomeka ku ruhande, umwambaro ibuka ko wambarwa na RDF na His Excellency arawambara, arawufasha urambitse hariya kuri YouTube channel ye, arimo arasebye aravuga amagambo atari meza, maana yake mavazi uniform ni igihugu. Yo mu gisirikare uvuga ati uniform yanjye, ibendera ryanjye, my president, abaturage banjye. Iyi uniform y'umusirikare icyambarwa n'abasirikare ukayikoresha uyerekana muri public, uvuga uwo muntu ko ari inyamabara. So ibyo byose nakubwiye ngo tubikubite hasi dutangira urugendo ruzima muri iyi cyano. Nongere mbwire abadukurikiye aya magambo yo mujinya no kurakara cyangwa no kuvuga umuntu ubona yashizemo imbaraga birarangira n'uyu munsi. Toshaka abantu babwira amagambo y'ihumure, tubakore entertainment, mbazanira abahanzi mudaheruka. Nababwiye ko mbazanira nde uwitwa uyu nguyu Thomas Sankara, nagomba kubazanira n'undi witwa Nkurunziza François, nubwo agifite mwihungabana ariko ndamuzana. Hari nabandi banyamakuru bakera mwumvisha bakera bashaje muri rimwe, nabo nzabazana hano mwumva kuri za Radio Rwanda, ndabazana. Hanyuma ikindi nk'urugero nabyo mvuze bizaba ari surprise. Ikindi ndashaka iki kinoza cyo kibabwira cyane Ezekiel, hano tuzadutambutsaho live nkuko nicaye hano, hari backline, guitar, keyboard na za setting drums, backers, backing bit live mbaririmba indirimbo zose nk'indirimbo nk'eshanu buri tuvuge ngo iki kintu gikora kizakibaho buri kwa gatanu cyangwa buri kwa gatandatu. Utaramira abantu negereje kamera ngo ize rero nishimisha abafana banjye, abakunzi banjye, ndabingize mukore subscribe, mukore share, mu liking, munyiteho, mukandi n'akanyeri munyira amafaranga, maze bari abirwa bansakuriza nabo tubasengera ngo najya mu ufite gusenga ufite amacumu bagutera no gusengisha ntago rijya ku mbasha kujya ku nezerwe nimbona ku gafaranga sengere abo bantu bahora bavuga nabi Imana kugira ngo ibagirite ibagaruzi neza, ibaho umutima wo kuzo. Ejo mu gitondo muzumva bamvuga nabi ngo wow ngo bazamvuga neza, bazatangira kumvuga neza ndi mu masengesho kandi Imana yabinyeretse, nago banyanga barankunda. Reka tugane ku musozo. Reka ngushimire, dushimire n'abari badukurikiye, abantu baje hasi muri comment y'iki kiganiro barabonamo link y'urubuga rwa WhatsApp, bakomeze kwiyangaja mu muryango mugari wo gushakisha inkunga yo kugura kamera ya Major Robert. Ako ni byiza zo no kwishyira kuri screen. Hanyuma ibisigaye Yesu aduhane umugisha. Ndabashimiye cyane, ndibaza ko ibibazo byose mwari mufite kuri Major Robert mwabisobanukiwe. Ejo nibwo Thomas Sankara yamuzamuye abaramupromote inzira bati ugomba kwitwa Major Robert. Ibintu byasabivuyeho ni Major Robert. Ndabashimiye, ibiganiro byacu nakagaruka mukore subscribe bavani.
mukore subscribe bavani subscribe basharinga babwiye n'abantu bakore subscribe ari benshi tubahereze show tubazanira abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hano muri Uganda bakora ibintu bigiye bitandukanye nawe munyarwanda uri hano muri Uganda ushaka kugira ikiganiro uduha ushobora